amazina yanjye ko ndi MATABARO Wilson. Hanyuma uyu munsi no kubabwira ko nakire Yesu nk'umwami n'umukiza wanjye muri 79 basengeraga mu kanisa y'ibyatsi ahantu bita Kayanja mu kanisa y'ibyatsi yabaga mu ishyamba ariko yari ifite abantu benshi. Diocese yacu yitwaga Rwenzori, ni diocese yayoborwaga n'abakonjo muri Kongo bita Bandandi. Nari umwana muto navukiye mu muryango w'abapagani baterekera mu bapagani baraguza. Nakijwe data afite kabari yarimo inzoga, abenshi n'inzivuga wenda muri buzimenye, hari za kanyanga. Nakijwe mu rugo rurimo kweti ni inzoga yenga mu bigori. Nakijwe mu rugo benzi kandi bacuruza amandarakwa. Nakijwe mu rugo harimo pirimusi cyangwa biya uko babivuga muri hano hakurya. Nakijwe mu rugo kandi muri kabari abantu barwana buri munsi. Muzehe yarwanye n'abanyamuryango, muzehe yarwanye n'abaje kunywa, muzehe yarwanye n'abantu twari duturanye nabo. Urugo rwacu ntabwo rwari rumeze neza, ariko Yesu arankiza ndi umwana muto, ndetse abantu batekereza ko ndimo nkina, ko ndimo mvuga nk'iby'abana. Bampa n'igihe gitoya kugira ngo mbe nabivuyemo. Ntabwo bumvaga ukuntu nk'umwana wo mu rugo rw'abapagani yavuka yakizwa, kandi agakizwa iwabo bafite inzoga, agakizwa iwabo harimo amajerekani 50 ya kanyanga, agakizwa hari ibyo byose kweti n'amandarakwa, agakizwa bumvaga atari ibintu bishoboka. Ariko Yesu iyo yagufashe yaravuze ngo izanye ntawe uzazimvuvunura mu ntoki. Haleluya. Hanyuma ni kugumana n'Imana ndavugaho ibintu bitatu. Umwami wacu Yesu Kristo agiye kugenda arimo yitegura gusubira mu ijuru, yihereranye n'abigishwa be abahaye amagambo. Wenda mwambaza muti kuki utubwiye aya magambo uyu munsi? Yarayavuze yitegura kugenda, yitegura kubambwa no gusubira mu ijuru, ukayatubwira uyu munsi. Uyu munsi turi mu cyumweru cya kabiri cyo mu minsi yo kuza k'umwami wacu Yesu Kristo. Uyu munsi nyine turi mu cyumweru cya kabiri cyo mu minsi yo kuza. Twari dukwiye gutangira kuvuga ibya Noheli. Mwumvise ibice badusomeye uyu munsi, harimo Timasi. Ntabwo mwese mwabisobanukirwa, ntabwo twabisobanukirwa, ariko Timasi ni cya gikoresho abafundi bakoresha bita inivo y'amazi, imbaho y'amazi. Amosi yeretswe imbaho y'amazi. Imana ngo ubonye iki Amosi we? Ati mbonye Timasi. Ni urukuta rwari rwagorowe hakoreshejwe yambaho y'amazi. Mu buhanga bw'iyo bwa Bibiliya bavuga ko Timasi cyangwa iyo mbaho y'amazi igereranywa na Yesu uzaza kugorora ubwoko bwe bugatungana, bukamera neza nk'uko urukuta umufunda rugorora rukamera neza. Hanyuma dusoma n'ibya Zakariya, turaza kubisubiramo mu mwanya. Kugumana n'Imana Yesu yavugaga, yabwiye abigishwa be ngo nimwe mwagumanye nanjye mbabikiye ubwami nk'uko data yabumbikiye. Muzajya mwegereye ameza mu bwami bwanjye, kandi muzacira imanza imiryango 12 y'Abisirayeli. Kugumana n'Imana bidufasha kuzabona amahirwe yo kujya mu bwami bw'Imana, nyine mu bwami bwayo. Kugumana n'Imana ni ukutayivaho. Kugumana n'Imana ni ukumvira amategeko yayo, ukagendera mu mateka yayo, kandi ukumva ko ari Imana ishobora byose. Wabivuga mu magambo, wanabikora, wanabishyira mu bikorwa, ariko ukumva ko Imana ariyo wizeye mu buzima bwawe bwose. Hanyuma ikibazo kikavuga ngo mbese umuntu agumana n'Imana ryari? Umuntu agumana n'Imana ryari? Ni ryari uvuga uti Imana ndi kumwe nayo? Ahari wasubiza uti mfite akazi, nagumana n'Imana. Wasubiza uti mfite abana, nagumana n'Imana. Wasubiza uti mfite umugabo, nagumana n'Imana. Wasubiza uti mfite umugore, nagumana n'Imana. Wasubiza uti ndi pastori, nagumana n'Imana. Wasubiza uti mfite amafaranga, nagumana n'Imana. Wasubiza uti mfite imodoka cyangwa moto, nagumana n'Imana. Wasubiza utyo. Ariko
Yesu aravuga ati nimwe mwagumanye nanjye mu byo nageragejwe na byose. Bivuga ngo bya bindi maze kuvuga, umugore, umugabo, abana, amatungo, ubutunzi, imirima, amazu, akazi, ubuzima, byose ni byiza ko tumenya ko ari Imana ibitanga. Ariko icya kabiri B, kugumana n'Imana nanone mu bigeragezo uhura nabyo, ukumva ugumanye n'Imana, ukizera ko Imana ari ishobora byose. Tujya tugwa mu mutego wo kumva Imana ari Imana, ariko igihe dufite ibyiza, inzu yaba yituye hasi tukavuga ngo Imana yandetse, waba wavuye ku kazi ukavuga ngo Imana yakuretse, waba wabuze amafaranga ukavuga ngo Imana yakuretse. Ni Imana ibihe byose, ni Imana mu byiza, ni Imana mu bibi. Imana ikomeza kuba Imana. Haleluya. Nimwe mwagumanye nanjye. Ikibazo cyanjye cya mbere, ndabaza ibibazo bitatu. Icya mbere kirabaza ngo mbese wigeze ugumana n'Imana igihe waruhuye ibigeragezo, cyangwa wirwanyeho ujya kwigeragereza, cyangwa wirwanyeho ujya gushakisha no kubaza abakuru? Mbese wigeze ugumana n'Imana wahuye n'ibigeragezo? Yesu ati nimwe mwagumanye nanjye. Yesu yahuye n'ibigeragezo by'uburyo bunyuranye, ariko igihe kimwe ari Betaniya kwa Lazaro amaze kwigisha, abantu bashatse kumutera amabuye, bashatse kumutembagaza, bashaka kumwica. Abavamo kuko yari Imana ishobora byose. Ageze aho hashize icyumweru, Mariya na Marita bamutumaho ngo musaza wabo yarapfuye witwa Lazaro. Abigishwa bababwiye ati muze tujye gusura Lazaro. Nubwo yari amaze kumenya ko yapfuye, arababwira ngo Lazaro ararwaye. Abigishwa bariherera baramubwira bati niba arwaye mureka azakira. Ariko Yesu arababwira ati nimuze tujyeyo. Abigishwa banze kujyayo batinya ko bapfirayo, bishe Yesu nabo bakabagirira nabi bakabicirayo. Ariko Yesu arababwira ati nimuze tugende. Bivuga ngo igihe bashatse kumutera amabuye, abigishwa bagumanye nawe. Igihe bashatse kumutembagaza, abigishwa bagumanye nawe. Igihe cyose tugomba kugumana n'Imana. Igihe cyose, mu bihe imvura yaguye, izuba ryavuye, ubukene buriho, turi kurya, dufite ubuzima, dufite amafaranga, tugomba kugumana n'Imana. Icya mbere tukavuga ko ari Imana ishobora byose. Icya kabiri tugashyira mu bikorwa ko ari Imana ishobora byose mu buzima bwacu, tukumva Imana ishobora byose. Mu gice twasomye cya mbere, mu gice cya mbere mu butumwa bwa Yesu Kristo bwanditswe na Luka, hari amagambo udasomye neza utayabona. Ariko umurongo wa 6 uravuga ngo bombi bari abakiranutsi, uwo ni Elizabeti n'uwitwa Zakariya. Bombi bari abakiranutsi, bagendera imbere y'Imana, bagendera mu mategeko n'imihango y'Umwami Imana, byose ari inyangamugayo. Ariko ntibagiraga umwana kuko Elizabeti yari ingumba, kandi bombi bari bageze mu zabukuru. Mwakireze ijambo ry'Imana. Elizabeti yari ingumba kandi yari ageze mu zabukuru, na Zakariya ageze mu zabukuru, ari abasaza. Umwe ari umusaza undi ni umukecuru. Ariko Bibiliya tubwira ngo bombi bari abakiranutsi, bagendera imbere y'Imana, kandi ari inyangamugayo. Ese ubu inyangamugayo ryari? Ubu inyangamugayo ryari? Ubu mukiranutsi ryari? Zakariya ari ubu ngubu yahagarara akavuga ati ninsima ruhanga, nubwo ntafite umwana ariko ndi inyangamugayo, nubwo ntafite Imana ariko ndi umukiranutsi, nubwo ntafite umwana ariko ngendera imbere y'Imana. Haleluya. Mbese iyo wahuye n'ibibazo n'ingorane, ujya ukomeza kugendera imbere y'Imana, cyangwa iyo hari umuntu waguhemukiye ujya ukomeza kugendera imbere y'Imana, cyangwa nawe wirwanaho? Muri iyi minsi mu itorero hateye ubwanzi, ariko ubwo mwese murandeba muranyumva. Muri iyi minsi Satani yateje abakirisitu kuva ku Mana, ntibareba Imana bakareba ibindi.
hano Satani muri iyi minsi yafashe amadarubindi garubindi cyangwa yafashe Lunette. Murazizi amadarubindi, murayazi. Satani muri iyi minsi mube maso, yambitse amadarubindi, yafashe amarinete ayandikaho, nanjye yarayanyambitse. Amarinete ya Satani ntago mwari mwayambara, ntago mwege mwayambayeho. Ko njyewe yayanyambisera, ko njyewe yayanyambitse nkabona nayambaye. Muri kureba nyambaye, araho amadarubindi yanyuze hano. Ntago mwambaye amadarubindi ya Satani, yo Satani yabambitse. Mbabwira uko yambaye yemwe rubyiruko. Satani aragenda agafata ibibazo byose ibibazo, noneho akabyandika ku birahure, wajya gusenga mu gitondo, warambura amaso ukabona hari umuntu kwanga, hari umwenda ufite, hari umwana urwaye, hari uwo birukanye mu ishuri, hari umurimo wawe bagiye guteza, hari bagiye kukwirukanaho, shobuja mutabanye ne, umugabo yakwanze. Ku kirahure, ku birahure bya Satani haba handitseho ibibazo gusa. None murambwira ngo ntago mwayambaye? Ko nayambaye se, ko nagiye gufungura amaso nkasanga yayanyambitse. Sindeba Imana uwo munsi, nkareba umwana birukanye, nkareba umuntu nyanga, nkareba ikanisa yananiye, nkareba umwarimu ngiye kurirukana. Mwege ntago byababayeho se? Amadarubindi mwarayambaye, ndabizi mwarayambaye, kwarayambaye. Ariko Yesu ati nimwe mwagumanye nanjye. Bari abakiranutsi aba bantu, ari inyangamugayo kandi bagendera imbere y'Imana. Nicyo nakwifuza ko tukora, hanyuma ibintu birashira, twige kugumana n'Imana. Nicyo nashatse kuvuga, kuko ibintu birashira, abantu barahinduka, ibintu birahinduka, isi irahinduka. Satani azana ayo madarubindi ye, ariko iyo twambaye y'Imana, ufite Yesu mu mutima wawe, ukagumana na Yesu, ukibuka ko Yesu muri kumwe kandi ko ashobora byose, ko yatuje n'umuyaga ugatuza, umuraba ugatuza, arongera akakwambika amadarubindi. Yesu yumwizeye arongera akakwambika amadarubindi meza, ukareba ko yanesheje. Haleluya. Ukareba ko no mu nkambi yagukijije, ukareba ko yanagutungiye no mu ihema, ukareba ko yagukijwe n'uburwayi, ukareba ko yakoze ibitangaza, ukongera ugatendereza, ukavuga ngo Yesu ashimwe. Niki kidadushoboza rero? Icyambere twabonye ko dufite inyungu zo kuba tuzicara mu bwami bw'Imana. Twabonye ko dufite inyungu zo kuba tuzarya twegereye ameza y'Imana. Kugumana n'Imana bizatuma tuba abacamanza mu rukiko rusesa imanza mu rw'Imana. Kugumana n'Imana bizatuma ngo turya twicaye neza, tuzishima. Kugumana n'Imana ni ibintu byiza. Nigeze kwishimaho, nigeze kubabaraho igihe kinini, ariko undi munsi ndishima. Imana iranshimisha. Mukeneye kumva uko yanshimishije? Yego. Batumye ibihugu 5 ngo tujye mu nama, duhurire mu nama mpuzamahanga mu Rwanda. Archbishop w'u Rwanda arantelefona, arambwira ngo ni wowe twahisemo kujya muri iyo nama. Wowe bahisemo ninde? Ni Matabaro Wilson. Wavukiye hehe? Wasanze wabo ari abapagani, babantu baterekera. Njya mu nama mpuzamahanga. Haleluya. Ndagenda ngezeyo, dukora inama. Bageze kubaza uko ibihugu bikora, baravuga ngo reka twumve uhagarariye u Rwanda icyatubwira. Bashamu Matabaro uvuka mu cyaro hahandi hatagera umuhanda, hakaba ntihabe n'umuriro. Mpaguruka nanjye ngiye kuvuga uko u Rwanda rubitekereza, uko u Rwanda rubyumva. Ntago mubisobanukiwe rero, ndumva mutabisobanukiwe. Ariko nigeze guhaguruka mfata ijambo mpagarariye u Rwanda. Aza natinze kuvuga amarira araza, ariko ubu Matabaro bahagurukije
nkabanza nisaka nireba ninyeshi wazwe nkazarirwa hahandi najunirwa hahandi mwene banyemereza ngo ngambe nkambasaderi w'u Rwanda. Itorero ry'u Rwanda narihagarariyeho umunsi umwe mu nama iminsi 3 bahagurutse uhagarariye u Rwanda nkahagarara ariko Satani reka anyambika amadarubindi se, reka Satani anyambika amadarubindi se. Ninjya kureba nsange Satani anyibageza ko nahagarariyeho u Rwanda. Satani namwe hari byo bibagije ye kubibagira ibibazo Satani ni mujya mwambara ni ujya kubyuka ukajya gusenga ukabona hari ibibazo mbere yo kubona Imana, ujye umenya uti Satani yazanye amadarubindi, uyakuremo uyamene mu izina rya Kristo, wongere ushirema ya Yesu, ubone byose bishoboka. Hanyuma ibizadufasha rero, ibizadufasha kugumana n'Imana, icyambere ni ugukora ibishimwa n'Imana Data wa twese. Buri muntu wese tugaharanira gukora ibishimwa n'Imana, tukavuga kumwe, umugabo n'umugore bakavuga rumwe, abagize umuryango bakavuga rumwe, mu ikanisa tukavuga rumwe. Icya gatatu tukababarirana, tukagira imbabazi, nanjye nkabababarira, namwe mukambabarira, abana tukabababarira, barirana. Icya kane tugakundana, tukareka kwangana. Icya gatanu tugahuza umutima. Icya gatandatu tugahuza inama mu rugo, mu itorero shingiro, mu ikanisa, tugahuza inama. Ibyo bintu bitandatu nitubishobora, Imana izahabwa icyubahiro muri Rukizi, Imana izahabwa icyubahiro muri Rwanda rwacu, Imana izahabwa icyubahiro mu miryango yacu. Tugiye gusenga. Muri iyi minsi hari ibyo Satani yagukoresheje, hari ibyo Satani yagutekereresheje, hari ibyo Satani yakubwiye bitari byo, hari ibyo Satani yakongoreye, hari ibyo yaguciyemo intege, yigeze no gukura ku murimo. Tugiye gusenga. Niba wumva hari icyo wumva ushaka kubwira Imana, niba wumva se na Satani yarakwambisa amadarubindi, uyu munsi ukaba ushaka kuyakuramo ukayarambika hasi, ukambara y'Imana, ukabona ko Imana muri iyo byose bishoboka. Tugiye gusenga maze umuntu ahagurikira aho ari, hanyuma dusenge Imana tuyishimira imbabazi zayo. Niba wumva hari icyo ushaka kubwira Imana, niba wumva hari icyo Imana wumva ushaka kuyiganiriza, uhagurikira aho uri maze dusenge. Mana yacu, Mana nziza kandi Mana ishobora byose, tuje imbere yawe abagaragu n'abaja bawe, tuje tutameze neza, tukuzaniye uburwayi bw'umubiri n'ubw'umutima, tukuzaniye ibitekerezo yacu, tukuzaniye imitima yacu kugira ngo Mana uyakire kandi uyemere. Turaje abagaragu n'abaja bawe tuhagaze imbere yawe, tugusaba kugira ngo tubabare ibyo kwagucumuyeho. Mana igira neza kwatekereje nabi, Mana igira neza kwateye kwizera kwacu, maze ntitwakwizera kuri Mana ishobora byose, twavuye mu byizerwa. Mana abagaragu n'abaja bawe tuje imbere yawe, tugusaba kugira ngo twongerere kwizera, utubere muganga w'imitima yacu, utwunge n'abagenzi bacu, utwunge nawe, utwunge n'ibidukikije. Mana turifuza kubona u Rwanda rwacu, u Rwanda rw'amahoro, u Rwanda rwiza. Turasenga rero kugira ngo uruturindiremo kandi uduhe ibyiza bituma tugukorera tunezerewe. Mana turamagana Satani n'imigambi ye. Amadarubindi ye turayamaganye mu izina ryawe, amadarubindi ye turayakandagiye mu izina ryawe, dusaba kugira ngo twambika yawe, maze nitwambara amadarubindi yawe tubone ibisubizo, tubone kwizera, tugire ibyiringiro. Ngwino ubane na buri umwe wese, utwongerere kwizera mu izina rya Yesu Kristo umwami wacu. Amen.